ikinamico. Shoti muteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunze ibikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Niki ntakubwiye. Wanditswe na Kubwimana Serafine, unonosorwa n'indamutsa. Buryo ubuzima bw'umuntu nyir'ubwite no bufite mu biganza bye. Ese ko uyu mwana bamubwira ntiyumve, mu by'ukuri bizamugendekera bite? Ese yibuka ko umwana ntabwirwa yishinyo nitaribwa? Ntabicishije amatsiko, nimukurikira umukino. Ntumbwire ko utarya noneho kandi nkuzaniye agapotaje karyoshye. Mwana wanjye sugira ngo ninjye ko noneho mu muhogo habaye ibisebe gusa. Urarya mama, eguka ahubwo. Ngaho gerageza kweguka. Okay. Ega hano neza maze nkugaburire. Muhire mwana wanjye se. Ibindi byose by'ububabare byo gutinda mu bitaro bishyire ku ruhande mama, ngiye kukugaburira. Mureba? Uretse rero nduhuke gato. Mama, rwose ihangane umara akangaka naruye konyine. Ariko muhire reka kungerageza rwose. Erega nutarya ntibazadusezerera. Ubuse urabona uzaguma mu bitaro koko utunzwe n'amaserumu. Oya humura ndi hafi gukira mwana wanjye. Ngaho rero unywa nabi. Kandi Gatesi naza nkamubwira ko wari yarishima cyane. Ubundi yagiye hehe? Bamubwira ko ari tweza bakoze ibizamini bisoza icyiciro rusange zasohotse, zibajyanye n'umwana bigana kureba amanota yabo. Rekera umuhinda hasi. Urakoze mwana wa. Reka njyame. Ariko ndumva ufite umuriro mwinshi mama. Muri iki gitondo nta muti w'umuriro baguhaye. Umuriro se bawumpaye. Oya mama, reka njye kureba muganga mubaze rwose uyu muriro ni mwinshi. Wese ko ari twibanire. Ariko ntukavuge ko mama, mwibanire se kubera iki kandi uri kwa muganga? Mu kanya umuriro uragabanuka. Ako hari ikintu utambwira mama. Ni iki se nakubwiye umuhiye? Abaganga basanze urwaye. Mama, kutambwira amarira akababunga mu maso. Icyo kibazo uretse ko kimaze umuhiye. Urabona nkiri umwana mama, erega ndi mukuru. Mbwira wenda Gatesi twaba turetse kubimubwira niba ari indwara iteye ubwoba, ariko njye nkabimenya mama, sibyo? Nkamenya uko nkwiye kukwitana. Nzabikubwira twavuye hano mu bitaro. Aho kushaka kudusiga gati. Reka ngende Fifi, reka ngende. Ariko se waturinze uradusigira iki? Nyuze kwa muganga ngiye kubwira mama ko natsinze. Oya twende tujyane Didi. Sibyo Fifi, dusure mama hagati sishaka. Kabisa. Hari ikibazo se? Tugende rwose. Gusa njye ntinya kwa muganga. Batinyira iki? Fifi nanjye narahatinyaga pe. Ariko mama yarwariye akajya mu bitaro yavamo ntamara icyumweru mu rugo agasubirayo. Narahamenyereye. Wagira ute se? Ibaze ko ari n'igihe biba ngombwa akaba ari njye umuraraho. Umva rero mw'abakobwa mwe. Dore twagize amahirwe turatsinda, banatweza kwiga ku kigo kimwe nk'uko twabyifuzaga. Nitugeraho tuzige dushyizeho umwete ntihazagire uducaho. Nta n'umwe. Uwa mbere Gatesi, uwa kabiri Olivier, uwa gatatu Keza nk'uko byari bimeze muri Tronkom. Sibyo? Cyane.
ariko rero ngiye ningera ku ishuri ndashaka ko mutazongera kumpamagara Keza cyangwa Fiona kuko ndashaka kwitwa ndetse bizakomeze munyite Fifi ubwo nanjye muzakomeza munyite Didi munyita Diane Didi rwose ubwo se ngenzi yitwa Ndera Ori rwose ariko rero umenye ko numvise bavuga ko ikigo batwohereje kwigaho ko barakanira byatari nanjye ariko icyo nashakaga kanjye ahantu bakanira si Makondo Olivier kubera iki uziko ngo winjiremo ukazongera gusohoka utashye none se kizaki tujyanye ikindi n'iki cyo kwiga ariko no gutembera ni ngombwa mu buzima mana Gati mfite Gati ubu ibyo twavuze byose ntiwabyumvise koko ntabwo yarahari mwavuze iki se mumbabarire ibitekerezo byanjye byari byagiye Gati urabiturisha uko turi batatu kandi twakwemera ko tuzakuba hafi rwose igihe cyose bigenze bite tubwire rwose nibutse ko uyu munsi ukwezi kuzuye mama ari mu bitaro kandi koko ihangane Gate umwe mama wazakira pe tekereza mama wacu ko rero dufite wenyine Fifi kandi papa yapfuye tukiri mato ibaze ko muhira rero wari muto ngo nyihire uruhinja none ubu mama humura Didi ni ukuri mama wazakira bidatinze azakira ni ukuri pe simbizi Imana rwose mbabarire impirize mama we arakira hari igihe ngera kwa muganga ngasanga aribwa cyane agahinda kakanyica ihangane Gate ihangane nanjye utandiza nuko oya tugomba gusenga mama wazakira azakira humura erega mwana wanjye inyota yari ikwishe yewe singiye kukubeshya mama uyu munsi izuba rwose ryari ryinshi pe umuhungu uri aha ngaha nawe asigaye arangara ubu usanze bihiye ukirira ukaruhuka koko nakuza ko urakomeza unywa ayo mazi yewe nta kibazo ndaba ndeba amakuru mama kandi iyo umugenza buhoro buriya nawe imirimo iba yamubanye myinshi cyokora koko uyu munsi amazi yari yabuze maze biba ngombwa ko ajya kuvoma urumva ko atarangaye rero ahubwo yari yagiye kuvoma niko se Gabi karabe mama kumaze iminsi iyo za Kampala waragiye kurangura ukaba waraye uje ntusure mucuti wawe kwa muganga yewe umuhire twavuganye kandi aranyumva mama navuye kurangura ejo uyu munsi nari ifitanye gahunda n'abantu bo mu ntara bari buze kundangurira inkweto kandi ntashye naniwe cyane nzamugera ejo mu gitondo rero bariya abana rwose bahuye n'ibibazo bikomeye yewe mbona umuhira asa n'uwataye umutwe nuko ari umukobwa uzi kwihagararaho pe ese usanze karumuna ke kavuye aha ngaha ngo karatsinze ni byiza cyane bureba amakuru rero reka ndebe ko byatunganye alo karame mukobwa nkunda kugize isoni se urumva nyiri wo kuguhisha ko ngukunda umuhi mbivuze maze na mama yumva Rahira Shema cyane rwose bite se sha mama wameze ate urebye amaze koroherwa muganga yanatubwiye ko ejo bashobora kudusezerera wawu ni byiza cyane uzi icyo nshaka kukubwira se nakibwirwa n'igize utakimbwiye ubwo koko Shema ndakumva ndagukunda uyu munsi ndarara inkweto pe kubera iki nakubwiye inshuro nyinshi ko ukunda ariko uretse kwikiriza wari utaratobora ngo ubivuge iriwe mbitekereza numva ngomba kubikubwira uzi ko nubwo numva naniwe naza aho ngaho tukarana ku rubaraza rwo kwa muganga inshuro waharaye mama akiri muri koma zirahagije Shema kandi sinabona ikiguzi cy'uburyo wambaye hafi mama arwaye yewe nanjye sinabona ikiguzi cy'urukundo wanyemereye rwose Shema ndakumva uretse gato sha muganga arampamagaye ndongera kuvugisha urakoze kutugeza aha mu rugo ruhiye nta kibazo marigo ariko ntitwabura kugushimira kandi waratubaye hafi igihe mama yari arwaye ukaba witanze ugakoresha imodoka yawe ukaza kudukura kwa muganga nta kibazo byose
hari ibisanzwe si ibyo umwana avuga nibyo maritanze bihagije nta kibazo ariko ntibisanzwe gatesi didi karame. ese gatesi si izina ryawe ko ndihamagara ukanyihorera nahamagara didi ukitaba? Sinari nakumvise ni ukuri. maze rero yenda agiye nzagaruka ejo nimugoroba kureba uko mumeze. Gate ndakumva. Sindagiza mama ajye kuryama nanjye ngeze umushyitsi ku irembo ndaje. icyo kikaba kiragiye umuhiye. Haragiye. Ese kumutuka mama? wirinde uriya mugabo ngo ni Ruhinda. nabonye akwiyegereza cyane umuhiye. Anyiyegereza? namwitegereje uko kureba uko ajya kukuvugisha akagufata intoki biriya simbishaka. Humura mama, Ruhinda ndamuzi bihagije ntiyantura mu mutego. nawe wumvireho Gate, Ruhinda si umuntu ni inyamaswa kandi ntareba uko uri muto. Ariko ni umuntu mwiza mama. Maze yambwiye ko azanjyana ku ishuri. Wiki ibyo zabikubwiye ryari? Igihe nyine yadusangaga kwa muganga umuhira agiye kwishyura ngo dutahe. bana banjye ndabasabye mwirinde Ruhinda. Ariko sinzi impamvu mufitiye impungenge cyane mama. Yego nzi ko ari umuhehesi, ariko nyine twamwirinda nk'uko twakwirinda abandi bagabo bose bateye nkawe. impamvu mbabwira ko mwirinda ndayizi umuhiye. Ahubwo hari ikibazo n'ubu utaransubiza mama. Guhora urwara tukajya kwa muganga, ukoroherwa tugataha ntumare kabiri tugasubirayo, mu by'ukuri bakubwira ko urwaye iki? ibyo wabaye byihoreye ko kumuhiye. Waretse ariko mama akaruhuka umuhiye ibyo bibazo byose. Ubwo wowe ntukeneye kumenya indwara mama arwaye kuko Gate? Ese ko mfashe ikiganza cyawe nkumva wongeye kugira umuriro mama? Ihute uzane amazi Gate. nta mbaraga mfite zo kugira icyo mvuga umuhiye. Ubwo se ku gatambaro ushyize kuri mama ntigakonje cyane umuhiye? Mama afite umuriro mwinshi Gate, niko kadufasha kuwugabanya. Ahubwo uzana amazi yo kunywa n'imiti ye tumuhe. ariko se ugura umubiki wa mukobwa we, ayo masogisi ushyize hasi yo ntuyajyana? Rega ndumva afite ubwoba mama. nkaho rero ufite ubwoba ki se kandi ke? Rega ni ubwa mbere ngiye kwiga mba mu kigo. maze rero Keza mwana wanjye, Ndakumva mama. ugende wishyizeho umwete, nta kindi. uzirinde kurangazwa n'ibirangaza numvise ngo muri uwo mujyi bibamo byinshi. mugize ahubwo sinumvise ngo abana biga muri icyo kigo ntibawugeramo. Aha, nihorere mama ntazi ko icyo kigo umunyeshuri kigamo adapfa gusohoka Shema. Imana ishimwe ahubwo niba mudasohoka. erega mayeho mu mujyi ngo haba hari abasore bagiye kwiga muri kaminuza ngo barangaze udukobwa twiga mu mashuri yisumbuye. abimenye nyine iyo ugiye uri umwasama nyine bagusamira hejuru. ariko gashiki kanjye ndakizeye sindangare. Rwose sinzarangara. tegura vuba rero tugende. umenye ko ngomba kukugezayo nkagaruka. cya vuba rero. koko uko Keza agiye irunzarikizwa n'iki koko Shema? kandi Maze ntasigaye hano. Shema aba hano ryarize. iyo atigendeye ngo amare ibyumweru bibe yagiye kurangura ataha nijoro. oya ntusebye mama, kuko niyo ntahari rwose urabizi ko nguhamagara kenshi. aho mbeshye rero. Narangije Shema, dore ngiye ivarisi ndayifunze. wibuke yasuka n'umukoropesho babatumye mutabisiga. Yego koko. reka ntacyo mama, wigwirwa ugira impungenge rwose, tunabisize nabigura mu nzira. mama, amahoro rero nturyame ntaraza. aha reka Bye mama. bayi mwana wanjye ugenda amahoro. Yego nawe uzasigara yanjye. Uyu munsi wakoze kumva hafi Shema. yo urakoze cyane ni ukuri. Iyo utahaba sinzi uko nari kuboneza pe. uhamye iminsi isigaje kubaho yose ikagengwa nawe umuhiye, aho kukwirirwa iruhande umunsi umwe, ahubwo nkaba iminsi yose. Nyamara ubu naguhombeje byinshi Shema. oya wikwirirwa ubitekerezo.
umuntu w'umucuruzi wemewe gufunga ukaza kwiranwa nanjye aha kwa muganga kuko ngukunda by'ukuri kukuba hafi n'inshingano zanjye iyo bitindaho rero ariko noneho umaze kwiheba Shema wiheba ndabona mama byanze neza ariko ntukihebe koko muganga yambwiye ngo ejo bamuvomye amazi mu bihaha reka nkubwire muhi ubushobozi bw'abaganga bushobora kuba buke ariko ubw'Imana ntibujya buba buke simbizi sheri simbizi pe tuzi ibintu byose biharira Imana muhi ikimbabaza muri byose rero ni iki ni uko kuva mama yarwara mubaza ntariko se mama uko ufatwa tukajya kwa muganga abaganga ntibagire icyo bambwira urwaye iki akanga kumbwira ariko muhi waje tukegera umuganga umukurikirana ko buriya wenda ashobora kubitubwira ibyo byihoreye mbikora buri munsi ariko ntacyo ambwira arambwira ngo mama wawe ibihaha bye bimeze neza cyangwa se twamuvomyemo amazi mu bihaha ese niyo ni uko nyine ubwo ni igituntu rero simbizi Shema uretse rero urebe urazi kiriya kigabo kirimo kwinjira kirabona bakemera abaganga barimo shindeza ahubwo ndavuga rero kiriya kigabo cy'uruhara kiriya cyitwa Ruhinda uriya mbese ariko niba habaho umuntu nanga niwe Shema ariko ugira umuntu wanga umuhi umuhora iki saho uretse nzabikubwira ndabona kije cy'igitano kitatwumva uraho neza umuhi uraho nawe uraho muzeyi nari nyarutse ngo ndebe uko muri guhiriwe none banze ko ninjira aya masaha abaganga baba bavura ntibakwemera ko winjira biba bigoye byo ntabwo bamwemerera rwose niba wihuta wa muntu umuha ariko nta kibazo ntabwo ari ngombwa ko mugutumaho reka ndihangana ntegereze ndakomeza ntegereze ndebe niba bafungura ubundi abaganga nibavamo ndamureba Olivier ndakumva prefe ushobora gusohoka kuko iki kibazo ntigikomeye ikibazo cya Gatesi nanjye kiba kindeba prefe ushyigikiye ko Gatesi yica amategeko y'iki gikorwa yisohokera hanze uko ashaka oya rwose prefe Keza Karame wowe na Gatesi mbafashe muvuye twari tuvuye gutelefona nyemera ngo usobanure ikibazo cya Gatesi prefe impamvu ariko atisobanurira akarira ni iyi Gatesi yasize mu marwaye kandi arebe rero yaragiye gushaka telefone ngo ahamagare yumve uko ameze nta kindi rwose ni ukuri nanjye nari muherekeje rwose ni telefone twari tugiye gushaka nta kindi twakoze pe Gatesi Karame prefe ceceka ndabababariye urakoze cyane rwose ariko mba mbatumye ababyeyi na Olivier ubavugira akaba ari umwana w'umusiporutifu uzwi hano muri iki kigo kandi witonda urakoze cyane prefe rwose ntabwo tuzongera ubundi se mwashoboye guhamagara oya mukuru wanjye namuhamagaye ataritaba tuba turakubonye nyine turiruka rwose ngaho andika hano nimero ya mukuru wawe hanyuma umuhamagare muvugane umuhi ninjye ndashaka kumenya amakuru ya mama Gate tuza humura mbwira uko mama ameze ariko mama araho twaraye tuvuye kwa muganga alo ubu se kucitse ambwiye iki koko ngenda kumva mama nakomeje kubibaca ariko mwana wanjye ndabakunda wowe na Gatesi ndabakunda ukunda mama uturwanije kuko yapfa ntacyo twabuze rero ikibazo wambajije ngiye kukikubwira ndakumva rwose mama wowe uzamenye murumuna wawe uzakundane
nicyo kiranga abavandimwe ariko uranyumvira ni ibiki mama ngaho nyegura unyegamise ngaho egama neza ariko se muntu uko n'imvunike zawe zikonje cyane mama nigoko nako ndumva ukonje wese n'ukuntu wahoranaga umuriro mama ndakumva nta kindi nzize rero uruti mama iki oya ya mama wumva gukira rwose ya ndwara wahoraga umbaza ukabaza abaganga kandi narababujije kubivuga ngiye kuyikubwira yewe mama wawe ndakumva mama hashize imyaka myinshi nk'imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida mama ntibishoboka mama sida mwana mama ntacyo uri gukora byarabaye ndayandura hashize imyaka iye bimenye iyo yose ubimenye ukabyerekana n'umubwire koko mama niko byagenze mwana wa kuki utafashe imiti koko mama kuki koko imiti se imiti nari maze igihe nangiye gahunda yo kuyifata bya binini nanywaga ntabwo ari ibivura igifu nk'uko nabibabwiraga ariko noneho mwana wanjye ibyuririzi byayo mbwira mama mbwira ndakumva kandi humura singucira urubanza mwana wanjye uzirinde ndakumva mama sida iriho uzabwire mbwira ndakumva gatesi kwiriho kandi yica uzirinde ruhinda ndagize ati mama kiriya gicucu nicyo cyakwanduje mama mama mbwira mama mbwira ariko mbwira mama mama mbwira ibi ni ibiki mama ibi ni ibiki kutambwira si wowe mbaza oya mama oya mama ntiwapfa mama ntacyo ntabwo wapfa waba usize mama wowe waba udusize mama mama yesu we mama wanjye arapfuye nimuntabare mama wanjye ni mama wanjye arapfuye we ubu si ibi ni ibiki mbayeho ndi mu nzu njyenyine mama wanjye we ariko ibi si byo kaniyamanganye ntabazi ndebe ko hari uwangera alo nabara shema we nabara mama wanjye we nabara umuyi ndaje ihangane sha ndaje ni ukuri ihangane bite ko utagiye gukina basikete nk'uko bisanzwe ukaba wicaye hano wigunze Olivier keza we mfite agahinda sha niba urupfu rw'umubyeyi w'inshuti yacu Gatesi sha nanjye rwarambabaje hangana sinzi niba Gatesi azongera kwiga ngo abishobore kuko yakundaga mama we cyane rega nta mwana n'umwe udakunda umubyeyi we gusa Gatesi niwe yagiraga wenyine keza we karame urabizi Gatesi ndamukunda ndabizi ku buryo natagaruka kwigumenya rwose nanjye ntazabishobora oya wivuga utyo Olivier Gatesi azagaruka rwose ndabyizeye
none se ko ibyumweru bibiri bishize agiye akaba ataragaruka koko. ariko we buri waza gutera prefe de discipline telefone tugahamagara mukuru we tukamubaza. We iki gitekerezo ni cy'ukuri ahubwo tugende nonaha. oya none ntitwamubona namubonye asohoka. rero Gatesi nagaruka ku ishuri tugomba kumuba hafi ndetse tukamwigisha amasomo yose twize adahari kugira ngo atazasubira inyuma shama rwose pe. ubuze imibare na shimi yego uzabimwigira nta kibazo rwose. nanjye nzamwigisha siyansi na geography. ahubwo rero iki nyine ni ugushaka udukuru dushimishije tukajya tumugariza kugira ngo atigunga akibuka ibyamubayeho. ibyo byo ndabishoboye urabizi rwose tugomba kumuba hafi. shaka bisa. ihangane ndakwinginze gate. reka nanjye sinjye muhi ndihangana bikananira. gerageza kwihangana kandi ikindi ejo ugomba gusubira kwiga. ntaho nzajya sinzagusiga hano wenyine rwose. niba ari njye ufitiye impungenge humura nta kibazo mfite. ubuse tuzabaho gute kuko muhi kuko nta kazi wari wabona. uko tuzabaho ntibiguhangayikishe mwana wa mama. ninjye mukuru ngomba kugushakira uko ubaho. kuki kuko kuki mama yadusize kandi hasi ko ariyo twari dufite wenyine. kuki yagiye ntarangije kwiga kuko nari naramusezeranyije ko nzaba dogiteri. bavumbura umuti umuvura koko kubera iki mama yagiye. wowe noneho wari kuzavumbura umuti wa sida. ngo iki muhi ngo iki bate ntumbwire ko mama yishwe na sida. tuza nkubwize ukuri kose kuko mama yasize abinsabye. tuza nkubwire. yagusabye se kuzambwira iki mana we? kukubwira ko mu myaka 17 ushize yamenye ko abana na virusi itera sida. oya urambeshya umuhi. none se ko mfite imyaka 18 nkaba narayivukanye. urambeshya rwose. nkubwire mwana w'umukobwa. papa wacu ntiyapfuye ufite umwaka umwe nanjye mfite 5. papa amaze gupfa Ruhinda ntiyatinze gutahura urugo. Ruhinda kandi nubwo mama atanyiruriye ngo abimbwire ndakeka ko ariwe wanduje mama. ko Ruhinda niwe wanduje mama? kuki se mama atafashe imiti koko? aho bimenyeye yarihebye ariyanga akarwara ntitumenye ibyo ari byo. ubu imyaka 3 yonyine niyo yarishize afata imiti ariko nyine nta muti uvura urupfu. kuki mama atambwiye umuhi? kuki yabyireranye koko? ihangane unyere tugomba guheranwa n'agahinda. icyangombwa ni uko mama atakomeje guceceka ngo ducike atatubwiye icyo azize. ndari kubabara ubuzima bwanjye bwose. wamugani duceceke turarira se ubundi ngo tumugarure. rero Gatesi mwana wa mama ndakumva. mama ajya gupfa yarambwiye ngo nzakumenyeshe ko sida ikiriho. ikaba ari icyago kirimbuzi kandi yica. nsanzwe mbizi ariko mbimenye kurushaho umuhiye. nabuzwa n'iki kubimenya kandi ntwaye umubyeyi wanjye umwe rukumbi nari nsigaranye kandi namukundaga. ni ukumenya ubwenge rero dore uri inkumi nziza. abasore n'abagabo baguhanze amaso hato hatazagira ugushuka. humura nzi ubwenge muhiye. dore icyo nacyo n'ubudarubi njye nsigaye nyanga. uriya dushyingura mama narakirebwa nkumva nakimugereka hejuru. nanjye nagikundaga ariko kuko aricyo cyambujije mama wacu nanjye nacyanze. niko murakomeye se? turaho. none se ko umwana atarasubira ku ishuri bimeze bite umuhiye? azagenda ejo. ati ntabwo urasubira ku ishuri? azagenda ejo? nibyo agomba kujya ku ishuri kugira ngo amasomo atamucika. none rero umuhire nari nkuzaniye amakuru meza.
ese utaratangira kuyishimira ra niko nta nubwo unafinda rwose. Iyi ni ya kontara y'akazi muri kampani yanjye nari nkuzaniye. Okay. Yakira. Ndayisoma neza nimbona akanya. Sininze rero ko mfite inama n'abafatanyabikorwa mu kanya. Ibindi tuzabivugana ejo buriya nta kibazo kuri telefone. Murakoze cyane. Urabeho. Ndayisoma akazi rero arakampaye gate. Yakanyemereye mu makirwaye mubwira ko ntasiga mu ngo njye mu kazi. Nyamara wa mugabo ni umuntu mwiza byaye ko ari bihehe, ariko niwe yaratyaje amenyo ngo arambonye aribeshye. uyu munsi ko watashye ugahitira mu buriri n'amahoro. yewe mama uyibitindaho rwose numvaga naniwe cyane pe. nari nkuzaniye aka gatoya k'imbuto ngumwe rero. murakoze cyane mubyeyi. wabimenye rwose ko inyota yari nyishe. ko wikoroza se hari icyo ushaka kumbwira se? kirahari. ni iki watinya kuvuga se? nyine ntako ni ukuri bugire ngo ni ukuguteranya da. oya rwose wigira impungenge mbwira nta kibazo. nyine mwana wanjye we na Keza buriya ndabakunda cyane. ariko ikintu ushaka kumbwira ukabanza kugisigura koko ni iki mama? reka ndabizi uriya mukobwa uramukunda cyane. uravuga umuhire se? ndamukunda koko kandi nzamukunda pe. ariko rero mwana wanjye nubwo bajya bavuga ngo urukundo ni impumyi ukwiye gushishoza. ibyo uvuga ni ibiki? gushishoza? ariko ko usanzwe ukunda umuhire mbizi kandi wanamushimye. ibyo utangiye ni ibiki mama? nyine nyuma y'urupfu rwa nyina numvise bavuga ko nyina azize sida. ariko ibyo ndabizi umuhire yarabimbwiye. wari ubizi ugakomeza gukurana n'uriya mukobwa ko Shema. ngo iki? ariko Shema ubwo uzi ko sida itajya yica umuntu umwe mu muryango? ubwo uzi ko umwana na nyina baba bafitanye isano ya bugufi? ibyo ndabizi. ugomba rero guhagarika imikururano n'uriya mukobwa. ngo icyo utumva ni Shema urashaka kurongora uriya mukobwa nyina yarishwe na sida kugira ngo nawe azayikwanduze? wabaye uti none se kuba nyina w'umuhire yarishwe na sida bihuriye he n'urukundo rwanjye n'umuhire mama? aho bihurira nuko ejo cyangwa ejo bundi umuhire ashobora kugira imyitwarire nk'iya nyina akakwanduza umwana wawe. hasoni umuhire namuhisemo mu bandi bakobwa bose. namwitegereje neza mama kandi ndamukunda. icyo cyo cyambuza kumukunda. ni akazi kawe muhungu. ariko kundakara ndumva atari umuti ke. sinakurakaye ahubwo nababaye cyane gate. ariko se n'iki nakoze kidasanzwe? oya ni ukuri gate, kubona njye na Olivier tugushaka hano mu kigo tukakubura naho wasohotse utatubwiye. ariko sinatinze nagiye ngiye kwitaba profe nyine ndagaruka. ariko se ubundi profeseri ngo yagushakiraga iki? sha ke uzi ko nari nzi ko nahuguje n'abarimu bahano. ngo iki? nyine yambwiye ngo ndi umukobwa mwiza ngo kandi nzi ubwenge ngo mu isomo rye narujuje. yego mana, ibyo se ntiyari kubikubwirira mu kigo atarinze kukujyana hanze yacyo? ariko sha ngiye kubwira inteko ntuzabibwira Olivier. ni ibiki? uzi ko yanjyanye muri hoteli sha. kuki? cyane rwose twagiye angurira fanta na brushette. ariko nyine nyuma ngarutse ibitangaza byambayeho ntiwabyumva. habaye iki se? ubwo nyine nari nicaranye na prof tuganira. hirya yacu gato hari umugabo ubona mwiza shaho. yego mana yanjye, utangiye no kugira aba bagabo ukabona ari beza we. ni umugabo mwiza w'ibogari byatari. ubwo nyine prof yamerekeje yishyura na moto nyine ndayurira. mbona wa mugabo wari wicaye hakurya yacu wari wakomeje kundeba atankuraho ijisho. ahagaze imbere y'iyo moto n'imodoka nziza. ati va kuri moto umubwire. hanyuma nyine navuye kuri moto ninjira mu modoka nawe urabyumva. cyare ariko gate usikuraga hwinini gute se? ubwo se uko winjiye mu modoka y'umuntu utazi ubu yakujyana kuko byari kugenda biti? anjyana he se? yego mana yanjye rwose angeze hano ku marembo y'ikigo amanambazi. yego nyine ntize bwike nzandika mu kiganza. arambwira ngo ni umucuruzi w'inaha muri uyu mujyi ngo kandi yankunze. ngo yagukunze? ariko ndumiwe koko. ubwo se yagukunze ni iki? urebye ukuntu ari mwiza Keza nawe wahita umukunda ni ukuri. kandi umenya wasaze gate? wasaze
ubwo se nawe ufite ubwoba ko perefe de disipurine yakubona usohoka mu modoka koko? ahubwo we wagira ngo wambuye we uzi ko imodoka yamaze gutsimbura ngiye kwinjira mu kigo tugahura. hehe rahira. gusa nyine ntabwo nari mfite kubera akabiye de sorute k'isaha imwe profe yari yansabiye. ukwiye kwitonda gate kuko umenya ko Olivier agukunda. Olivier ndamukunda ariko ni mugenzi wanjye nta mafaranga afite. yego komana nakomeza nkamukunda ariko nkirira amafaranga biriya bigabo biba byanyizanye. uraje muko ubwo uzi ko ariko yanseze yakapfumbatisha kashi. ariko ubwo ayo mafaranga y'abandi uzayishyura icyo wa mukobwa we? uzi ko ayo mafaranga ushobora kuyishyura ubuzima bwawe. imashini y'akazi mwampaye ngiyi ndetse na raporo ya nyuma ngiyi nimujyana akazi kanyu. wiki none urakomeje se? ndakomeje cyane Ruhi. ko warampaye akazi ntibivuze ko watangira kunzanaho iby'inka yarembye ngo nkwihorere. mbese karasetsa ariko waretse kureka akazi umuhiye urareka akazi koko? nabirangije nzagashakira ahandi. n'ubundi byari bintangaje izo muhungiri utarazigiriye mama wari upfakaye umugabo we mwari inshuti. urahasi ubwo se urashaka kuvuga iki? ndashaka kukubwira ko inshuro zose waje iwacu nubwo ukeka ko nari umwana nakurebaga. ubonye se? kandi ko mama ajya gupfa yambwiye byose bityo ukaba udashobora kuvuga. ubwo se urashaka kuvuga ko ari igihe wishe nyoko se? singushinja urupfu rwa mama kuko nta bimenyetso ngiye mfite. ikindi yari n'umuntu mukuru uzi ubwenge. yari azi ubwenge, wamenye ko yari azi ubwenge se nyine yaramaze. ariko ubona uko kubwira ngo tuzajyane mu ruzinduko hanze rw'akazi nicyo bitumye urakara gutyo ngo usezeye no ku kazi. njyanye nawe mu ruzinduko rw'akazi ndetse ntari sekreteri wawe. umpita mute mu bakozi bose ukoresha hano? kubera se iki? amambere ubwo ntiwambwiye ngo nguherekeze ku Gisenyi? namaze. tugezeyo byagenze bite? jaze nawe nyine ntiwanze kunyishyura shambure ngo turare muri imwe? cyane nyine sinicumbikiye mu mafaranga yanjye naringiye mu kazi. ibyo birakureba. nabwirwa n'iki si bizabera aho ngaho hanze ushaka ko tujyana? hamana akazi kawe Ruhi. ni igitangaza gahamane. umuhiro uransekeje cyane ariko iyo ndebye umva iyo ndebye yewe ubona njyana ku buryo turaye mu cyumba kimwe nakurya hasoni cyangwa ndahanda ku buryo naguhanda. ariko umuhiro urabona agiye mfite amagara. ariko turara mu cyumba kimwe gute? ngenda umugore wawe? nodi donc ibyo se byanditse ko ngomba kurana n'umugore wanjye gusa. suko nteruhi ndi umukobwa w'imfubyi ariko wiyubaha utegereje kuzabonwa n'umugabo uzanshaka. ntugasekwe koko niko yimbwira umugabo nyabakize wa musore uzunguza inkweto uza kukureba ahangaha niyo wita umugabo. niba azunguza inkweto bipfa kuba bimutunze kuko ntabwo yiba. yamatanze kweba gusa ariko umuhimva nkubaza ni gute ntibyumvikana biti uburyo ushobora gusugura umugabo nkanjye Ruhinda ufite kampani zirenze imwe muri iki gihugu warangiza kuba gasore kabure k'amafuti. alo sheri duhure mu rugo iwacu ndagushaka byihutirwa. niko mbwira niba ikibaye kumpamagaye urakaye cyane uzi ko nje narwiyambitse neza neza ntarinze no gushyiramo. banza wicare utuze ndabona utarwambaye. oya ni ukuri kansi nsanzwe nkinisha twabipfa ni ukuri. fashe icyemezo sheri. icyemezo kimeze gute? cyo kureka akazi ka Ruhinda. Ruhinda yari yongeye kukuzanaho iby'inka yarembye kandi singiye kukubeshya kire kigabo ngiye nzagica hejuru na moto. uzaba muzizi ikiza ko akazi ke nakaretse. manange simbyumva rwose. ubundi se byagenze bite? uzi ko ubushize twashwaniye Rubavu yanze kunyishyurira icyumba ngo turare muri kimwe. ibyo warabimbwiye ndabizi. none yari yateguye misiyo ngo njyane nawe hanze. yashakaga kukujyana mu mahanga noneho wakwanga akakujugunyayo rero. wakoze kumenya ubwenge sheri. ndabizi ubushomeri buraryana ariko aho kugurana inoti ubuzima bwanjye nakena ariko nzi ko ndi muzima. ntacyo uzabura mpari urabizi ndagukunda kandi ako kazi uvuga narangije kwiga ndakabura nyoboka inzira yo kwikorera urabyumva. ubu ntacyo nkeneye ngo nkibure urumva. bityo naho guteshwa umutwe n'ababosi batagira umutima bakwishyuza akazi baguhaye ibyo wabivamo. ngwino dutegura ubukwe bwacu vuba dufatanye twikorere urumva kandi tuzagera kure ndabyizeye.
rwose ko ntawe kumenyesheje umuhire. nkubabarira iki ke ko Gatesi ari umukobwa mukuru uzi ubwenge akaba atayobewe gutandukanya icyatsi n'ubururu. Nyine njye namubikiye ibanga nk'inshuti yanjye, kandi ni ukuri rero ngira icyo nkubwira nari kwitwinjijwe pe. none byisobanuye ngo uje kumusura ku ishuri ukamubura. ariko se nibura yakubwiye aho yagiye? sinshobora kuhamenya ni ukuri pe, kuko Gatesi asohoka buri cyumweru. ubuyobozi bwanyu se bumuha uruhushya gute? uwo muntu wese ko abayobozi baha bose yabifatiye. uyu munsi avuga ko arwaye igifu akahakurwa kujya kwa muganga, ejo akirembesha ngo umutwe uramwishe akagenda agiye kwa muganga. yewe ni gute se agaruka ntibamusabe impapuro zo kwa muganga kandi aba azifite? ntabwo rero ntuzabimubwire ndabigusabye. nyine uwo mugabo w'inshuti ye ngo ni umukire cyane kandi aziranye n'abaganga benshi. noneho ndumva ntaye umutwe ke, ndeka nigendere, ndumva ntaye umutwe pe. none se kutambwiye amakuru y'iwacu? iwanyu baraho, Shema na mama wawe bantumye ngo musuhuze. none se kuki Shema ataje? yari afite akazi kenshi kandi nyine andi makuru uzayamenya neza uje mu biruhuko. ikindi ni uko ubukwe bwanjye na Shema buri hafi. wawu, ubukwe bwanyu na Shema ndishimye shawe ke karame. ndagiye mbwirire Gatesi ko mbabaye cyane. nari nibagiwe no kukubwira muhire. uzi ko nta mugabo witwa Ruhinda ageze gusura Gatesi? nibishoboka ngo Ruhinda araza kandi yavuze ko ari wonke we niwe ajya bamumwira. data w'amana yanjye we, umwana wa mama byararangiye ni ukuri. gate kuko uramemukiye niki nakubwiye wakagoryiwe. muhire ni iki? ibiki byarangiye? ntacyo ke. sawa reka ngende. habaye uriya mukobwa waje kwishyura ko agerera abandi bigenze ese ubwo namubonye ko ari umuhire mukuru wa Gatesi? nizere ko ntacyo wamubwiye. nabimurisha muri Olivier, nabivuze byose rwose. kuki wabivuze wakagoryiwe? kuki wamureze kandi nzi ko mugenzi wacu tuzamwicaza tukamuhana? ariko ubwo ubona Gatesi akiri uwo guhana natwe koko Olivier? ubusize ntitwabimubwiye akadusomera ngo uhite ukivanga mu bitatureba. ubabaje mukuru bitari ngombwa ke ni ukuri pe. aha ndabimubwiye niba ngombwa azafata ingamba zo kumuvana kuri iki kigo Olivier ahunge kiriya kigabo rwose. kizamusangayo uravuga. Prefe ndakwinginze mbabarira rwose utayibwira mukuru wanjye sinamukira. mukuru wawe se ndamubwira iki? hari igihe umunyeshuri afatanwa telefone hakurikizwa iki? nyine bamutuma ababyeyi, ariko ndakwinginze rwose mbabarira. ubabarire? mbabarira ndakwinginze Prefe. ariko se ubundi Gate ndakunda. sobanurira kuki ushaka kubabaza mukuru wawe? nyine mukuru wanjye ndamukunda kandi ndanamwubaha pe. Gatesi uri umwana w'umuhanga mu ishuri. Gatesi uracyari muto. Gatesi wize neza nk'uko ari byo byakuzanye hano muri iki kigo. ibindi byose ukabyihorera warangiza ufite amanota ya mbere ukabona buruse. ukajya kwiga muri kaminuza ukazigirira akamaro ukakagira n'igihugu cyakubyaye. ariko ngo kumfatana telefone nibyo bituma umbwira ibyo byose Prefe. nshobora kuguhana cyangwa singuhane Gate, wumvise? ndabyumva. ariko ndakugira inama nk'umuyobozi wawe, nkakugira inama nk'umuntu mukuru kuri wowe, ndetse nkanakugira inama nka musaza wawe. murakoze. iyi telefone igura amafaranga angahe? simbizi. ntubizi nyine kuko atari wowe wayiguriye. iyi telefone nagufatanye, uretse nawe w'umwana nanjye ukorera amafaranga ndi umusore ntagira umwana ndiza, sinayigondera kuko irahenda. none se nyine kuba ndi umunyeshuri bivuga ko ngomba gutunga ibya make? ntiwatunga ibya make shenge, kuko ufite ababiguha nyamara ukazabyishyura ku gaciro gahanitse cyane kuko amagara aseseka ntayumve. ubwo se ushatse kuvuga iki? bariya bagabo baragushuka
kugushuka gati nibamara kukwangiriza ubuzima nta n'umwe uzongera kukureba n'ibihumbi wumvise kandi wasanga ari keza wakubwiye amagambo abagabo bahese ubundi nta mugenzi wawe wigeze umbwira amagambo gate iyi telefone aho bayiguhereye hari ejo bundi kuri Sorti nararebaga ni nayo mpamvu nafashe icyemezo cyo gusaka amatelefone mu banyeshuri bose ariko nyine uriya wayimaye ni onkre wanjye ngo ni onkre wawe nyamara ni ukuri prefe okay gati ndakubabariye ariko nihagira ikikubaho uzibuke ko nigeze kukubwira ko amagara ataguranwa amagana ariko nubwo nkubabariye iyi telefone ndayigumana nzayiguha ari uko mutangiye ibiruhuko Shema ndakumva uracyari hano mama ndacyari hano ariko ndagiye ubundi ko navaga mu misa mu gitondo wagiye wikanze ikira umuhire yazindutse arangingurira iduka nanjye mu kanya aramusangayo nta kibazo erega mwavanze umutungo mutarana abana ubu se ya mukobwa azi gucuruza ra nta kibazo maze iminsi mumenyereza ubu rwose nta kibazo nzongera kugira ninjya kurangura hanze sinzongera gusiga nkinze si ngombwa gukinga na mushiki wawe Keza agiye kurangiza azajya gusigariraho ntiwumva se nyine ko ngiye kubona abakozi benshi erega mayi wanze kunyumva uriya mukobwa wamwiziritseho burundu ariko mama ndagusabye rwose iyo dosiye ntuyigarure aho kubaho ntafite umuhire nava kuri iyi si kuko ntacyo naba nyakora nivugiraga n'ubundi mwana wanjye ndabizi ko utamureka wakabimenye se ko nyine erega nanjye ndabibona ko umuhira ari umukobwa witonda none ariko bakecuru dusengana baba bamereye nabi ngo umuhungu wawe ngo n'umukobwa wa Marigo wishwe na sida uzababwire ko sida atari yo ndwara ihangayikishije yonyine kandi ko ishobora kwirinda ariko mwana wanjye wakumvise ibyo nkubwira yesi hani Shema ugeze sheri nari ngiri mu rugo ariko ndaje banguka nkufitiye inkuru nziza inkuru irebana n'igize kandi ngwino ndayikubwirira hano yewe oya sha yimbwire nawe urabizi ko ngira amatsiko sheri ndakumva ya buruse yo kujya gukomeza kwiga nasabye yabonetse yabonetse ubu nemerewe kujya kwiga hanze kandi nawe tukajyana Are you sure? Yes, I am sure. Okay, ndaje ubimbwire neza rero. nawe use turabigenza gute koko simbizi sha Olivier nakoze kumfasha ndabashimiye basabye n'imbabazi ko nari narabiciyeho rwose ibyo byose gate nibigutwara umwanya rwose twe twarakubabariye kandi turagukunda rwose mu kigo se sha bimeze bite ibizami biragenda neza ahubwo ni ukugira ugakira ukaza tugategura n'icya leta we rwose kuko nzabasha gukora ibizami njyenyine banza ukire neza gate ibindi uzabitekereza wagize ngo umuneke se gate oya ke igizeyo rwose igizeyo umuneke uramukira kuruta ibintu byose igizeyo ariko si ibi ni ibiki koko umuntu ararwara ntagire ikintu na kimwe ashaka gukoza mu kanwa ibibazo rwose none se gati n'ubu ushaka ko tumenyesha umuhira ko warwaye yewe aho bigeze nimushaka mumubwire rwose nako reka ndebe ko muganga yansezerera nkaza mu kigo nkakora ibizami nkazatahana biroti nk'abandi ariko biroti umuntu ayitahana kuko afite ubuzima kose none se gati umubare ariko ndakubaza byinshi uriya mugabo dusanze yicaho nubahe uriya se uriya nyine twamenyaniye hano aje kwivuza ahubwo se wibaza undi mwana ibibazo byinshi yirwariye Olivier tunagenda tujye gukora etide n'ibizanzi mugate ngaho rwari ubukira murakoze nawe ariko umwana mubi Olivier ufikize kandi wowe nta soni urabona undi mumeze nabi ugatangira kumubaza iby'abagabo nagize umujinya ke wikise wabonye ko cyari kimufashe ikiganza kimwitegereza ugomba kwihangana Olivier yego wakunze gatesi tukiri bato ndacyamukunda uramukunda ariko ntibyaguhiriye nyine yakunze ifaranga kuruta wowe gatesi arambabaje ke urabona ukuntu yananutse umwana mwiza uteye neza akaba asigaye wagira ngo ni portemanto bamanikaho imyenda kuko
ahubwo njye nagize ubwoba cyane ubu gateze ukabikanye we nabibonye umuntu yamuha umutobe w'amatunda ngo uramunukira naza n'umuneke naho ngo uramunukira nuko arwaye nyine karwaye nyamara wabona agatese atwite zari kweke gatese ngo wagize ati ngo atwite oya none si indi ndwara ituma ahurwa ibintu byose yaba ari iyihe mwashobora no kuba arwaye malariya rwose ku cyumva ko atwite se gatesi rero ntushobora gukomeza kurembera hano ntazi icyo urwaye niba ngombwa urugendo rwanjye rwo kujya kwiga hanze ndarusubika ariko mbanze nkurwaze ariko sinkumvise amahirwe yawe umuhiye ko wabonye Bruce ukaba ugomba kujya kwiga usigendere wige ngewe ndeke kate ni ukumbwiye ngo ngewe nkureke nkurekere nde wundi se ko ababyeyi bacu bakunze ibyo bagira ngo nkurekere nde ndabizi ko nta wundi hari ariko ntabwo nakubuza amahirwe yawe yo kujya kwiga ntuzongere kuvuga utyo gate byuka ahubwo ujye muri dusi ukarara tujye kwa muganga gate ubaye iki mbabarira wubere iki se kandi sinagendere ku nama wagiriye ceceka wirira gate ndabizi ne kenshi nabwiwe amakosa yawe hari n'igihe naje kugusura ku ishuri ndakubura ariko byari ubwana humura narakubabariye wowe ugomba kuba umugabo ukivuza neza ugakira nyuma y'ubukwe bwanjye wowe na Shema tuzajyana hanze nkomereze yo kwiga namwe mwige umva we ibyo ntibyashoboka kuki bidashoboka gate ndabizi warwaye ntiwabasha gukora icya leta ariko ndi ko nzabigenza humura umva we ntabwo byashoboka ndatwe uyihangana ariko kukiga telefonetereje kucyamemukiye kukihemukiye ariko ndakwinginze ihangane ni ukuri nubwo reka gucitse intege biratuma urushaho kumererwa nabi mu kuri nawe uhagaze simbyumva kuki umwana wa mama yakoze biriya nawe si ko ntacyo namubwiye ko ntacyo namuhaye ngifite kuki koko ibyo byose nta gisubizo wabibonera umuhigo mabarira rwose wihangane ngwino tumusanga dore bamugaruye mu cyumba cye atubwire icyo avuganye na muganga umva umuhigo ndakumva ndakwinginze ihangane ntumubwire nabi rwose ntumubwire nabi pe ndakwinginze umbabarire gatesi umuhereza kubona rwose kandi wikomeza kuva uzi ko urwaye nubwo mwitiye umwana rwose simbishaka ngo iki gate uwo mwana ntumushaka yakoze mu byo wakoze byose icyo afitemo uruhare ni ikihe koko mutuze ariko ndabinginze mutuze pe yesu we gate umeze ute shaka tugeze mu rugo baratubwira ngo uri mu bitaro tuza twiruka gate umeze ute ngaho se bwira bagenzi bawe nyine utubare ntitwibutse kubaramutsa tuje duhangayike gate oya birumvikana nta kibazo murakoze ariko gate mumbabarire mwari inshuti zagenzi beza n'ubundi turacyarizo ke kandi kenshi mwangiriye inama babwire ko twitewe ibica hirya no hino ibiki biragute gate
uratwite koko oya nimumubeshere Olivier sinabikubwiye ubwo ko nibyo nabikeretse nkabikubwira ukabihakana wambabarire kuko ikibazo mfite kirenze icyo uri gutekereza nanjye ndaremerewe kurenza uko ubitekerezaga ariko mwana ibi ni ibiki ihangane gati ihangane rwose ibi ni ibiki kurira rwose gati ariko ubuzima bugomba gukomeza ndakubabariye ndagukundira umuvandimwe wanjye umwe rukumbi ihangane uceceke umwana uzamubyara tumureze gatesi ihangane rwose yaba byari ukubyara gusa nta kindi kibazo mfite ikibazo kize kandi ke uri inshuti yanjye uzirinda abagabo bari hanze bitwa abashugada gatesi uratuma umuntu wese urahakomeza gatesi ibyo birababaje dore Olivier yarize keza nawe yarize dore Muhire yarize ubu ni njyewe njyenyine uhagaze ntarimo kurira kubw'ibyo rero nimukomeza kurira ahangaha ndabasohora hanze kuko umurwayi nimwe murimo kumutera rwose urumva bitababaje mbabarira wibasohoke ndashaka kubabwira ibyo muganga maze kumbwira maze kukigatse ntumbwire ko wanduye virusi yabuze yaba afite inda n'ibyo bikazamo kandi mama yasize avuze ngo ukigatse kuki wanesereje kuko gati niki nakubwiye cyatumye wijora mu ngeso z'ubusambanyi zikagukurura kwandura virusi itera sida oya wumvise nabi siko avuze muhiye ntabwo ariko avuze rwose ntabwo bishoboka wanduye virusi itera sida oya naranduye virusi itera sida kandi bagomba gutangira imiti ngo kugira ngo bazabyare umwana muzima ikibugo gato kuki kandi uzi ko nagukundaga kuva kera turi abana aho byumvikana rwose Ikinamico